Yes, hello, reka nongere mbasuhuze kandi nongera kwifuriza amahoro y'Uwiteka Imana akomeze kugenda abarinda gatanu kandi Imana ikomeze kugenda ibagira neza uko bwicaye nuko bukeye. Mbona rero kubashimira muri inshuti z'umumaro kandi Imana irusheho kubagura mu ntambwe mugenda mutera umunsi kundi kandi bagurira imbago. Ngira ngo mbere ya byose njya nkunda kuvuga abanyamugisha, niba uri umunyamugisha uri umunyamahirwe menshi cyane. Niba nawe utari umunyamugisha gerageza winjire mu banyamugisha. Kwinjira mu banyamugisha rero nta kintu kumenya Imvura TV kandi ugakora subscribe ukamenya ko wiyandikishije ubaye umunyamuryango wacu kugira ngo ujye uhabwa umugisha buri munsi. Buri munsi rero tubazanira imodoka zigiye zitandukanye, ubwoko bw'amamodoka agiye atandukanye, rimwe na rimwe tukagenda tunyuzamo n'amazu. No kuvuga ngo twiyemeje kugira gute kubamenyesha ahari umugisha cyangwa se niba Imana yaraguhaye ubwenge ukabukoresha fresh, warangiza ugakora amaboko mu mifuka ugakorera amafaranga. Nta kintu cyo gisigaye rero no gutunga inzu nziza, ugatunga imodoka nziza. Ibyo ngibyo byose bikorwa nawe ariko ubikesha Imana yaguhaye izo mbaraga. Haleluya. Sasa rero ngira ngo mbere na mbere ndabanza kubagaya bamwe na bamwe abantu bitwara bafite imyitwarire mibi ku bijyanye no kuba babona ibinyabiziga ariko bakabitwara uko bitari ngombwa, bakirukanka bakabandikira. Ibyo ni ikosa rya mbere. Bakagendera n'abandi mu mihanda nubwo polisi yabitabibona. Hari n'abandi bagenda bakora andi makosa agiye atandukanye, so ariko mujye mutanga na lift we. Rero nubwo dutangiye duseka ariko ntabwo inkuru yacu uyu munsi isekeje habe na gato. Ntabwo isekeje. Ubwo mu makosa muvuga cyangwa se mu makosa mugenda mubona mu byo nari nkomojeho, muri buze gusangamo ikosa ryo kuba hari imodoka ngenda ngurisha abantu rimwe na rimwe ariko ugasanga ntabwo bazi uburyo bafatamo imodoka zabo neza. Ubu ngubu uyu munsi ngiye kubigisha n'abakosora ariko bitewe n'inkuru ibabaje. Ngira ngo ni inkuru y'agahinda, inkuru yica mugongo, ni inkuru ngira ngo abazi mu Kismet cyangwa se abazi hari i Remera niho nkunze gukorera cyane. Ni imodoka iri mu bwoko bwa Yaris. Iyi Yaris ikaba ari Yaris yari ifite umwaka wa 2007. Urumva ko hari amakuru nyine amwe namwe umuntu abagiye akabuta bitandukanye na biramubona bya Vares Papi n'andi makuru mwagiye mubona. So ni imodoka iri mu bwoko bwa Yaris sedan, imodoka yaje kujyanwa mu Kinamba. Ijyanwa mu Kinamba na nyirayo ntashaka gutangaza amazina cyangwa se ntashaka kubabwira uwo ari we. Gusa sorry ntago ari njye wayimugurishije, byo mubimenye. Ariko Imana imwihanganishe, Imana imuhe kwihangana akomere mbere na mbere, ariko Imana ihe umutima ukomeye ababuze umuntu wabo wapfiriye muri iriya mpanuka, muri accident. Ngira ngo mwabibonye, mwagiye mubona amakuru hirya no hino agiye atandukanye. Ariko uyu munamba wakoze ibi bintu benshi bakomeje kugenda bibaza ati se ni ibintu yari yagambiriye, kuko binavugwa ko waguye mu mpanuka ari mwe nibo bafitanye amasano. Tumve ibyo bitaba impamvu pe. Ikindi watekereza uburyo ki yagonzemo, yagonze biragoye kugonga ureba imbere, inshuro nyinshi biragoye. Noneho uri ahantu hatari mu muhanda urambuye, atari ahantu ubona nyine ko ari nyabagendwa. Ngira ngo abahazi neza cyane aba mu Kismet ni ahantu kugira ngo deja winjire muri kira Kinamba ubanza kuva mu muhanda munini ukinjira mu mihanda y'amakaritsiye yo mu Kismet nyine nyirizina. Wakata aho ngaho ugatongera ugakata none mu wundi muhanda w'amabuye uhari. Siniyumvisha uburyo rero ki wakwirukanka ngo wirukanke uze kugabanya speed, ufate feri ubone uko ukata, wongere wagiserere nanone wongere ufate feri ubone uko ukata, kugeza ubwo wongera gukata none ukaza kwagiserera. Ari nabyo abantu bakomeje kugenda bafocus ngo bati se ibintu bishobora kuba ari ibintu byaye byapanzwe yari yabishatse, ariko ntago tubimushinja. Rero niyo mpamvu aka kanya nkusabye kugira ngo wicare tuganire kandi usobanukirwe akantu ku kandi ku byabereye hariya mu Kismet. Ngira ngo ni ku itarike 8 z'ukwezi 8 9 hagati aho z'ukwezi ukwezi kwa 8 nibwo iyi mpanuka yaje kuba ibera mu murenge wa Remera ahazwi nko mu Kismet. Ahazwi nko mu Kismet. Impanuka yabaye ari umunamba ubikoze cyangwa se ari we ubigizemo uruhare mu kugonga. Hapfiremo umuntu umwe, havamo undi mwana nawe umukobwa yaje kugira ihahamuka, ndetse harimo n'abandi babiri bakomeretse. Ukuntu byaje kugenda rero ni ukuvuga ngo imodoka naringiye kumuvuga, imodoka yayifashe ayijyana mu Kinamba, maze kwishyira mu Kinamba mbonera no kubahana abantu ngurisha amamodoka. Abantu ngurisha amamodoka mujye mugerageza
niba ugiye kogesha imodoka, fata kona imodoka uyiparike mu kinamba, unabe hafi yayo. Sinzi impamvu wenda ushobora kujya kogesha imodoka warangiza ukayisigira umunamba ukagenda. Ibyo bintu ni amakosa. Ufata umushoferi wawe cyangwa se umwana wawe cyangwa se undi muntu wizeye, imodoka bayoze cyangwa se usige nimero, imodoka ugenda uyipakinge mu kinamba, rumara kuyipakinga mu kinamba, uba wafashe umwanya watanze abandi bayoze, nimara gucya ubaguhamagare uzuyatse, utera amarivaso, utanga inzira abandi babona uko boza, ariko ari wowe ubyikoreye. Abeshi rero bakunda gukora amakosa, bagafata imodoka yarangiza yajya mu kinamba akayitera ku kinamba, cyangwa se rimwe na rimwe ahubwo ntanayitere. Sinzi impamvu mugira ubunebwe. Wakoreye amafaranga yawe ugura imodoka, uza kuri Mr Peace ku Mvura TV, Mr Peace akugurisha imodoka, izo mbaraga watakaje ntabwo ushaka gutakaza imbaraga zo kujya kuparika imodoka mu kinamba. Ibyo akanya gato ugerageza ufata imodoka ari yawe, nurangiza ugende ushyire mu kinamba, ari wowe byikoreye, ntawe muba mubyigana nawe. Niba wahatanze umuntu nategereze, niba uri muri office cyangwa ufite akazi kawe urimo, imodoka nuyishyira mu kinamba, ufate kontaki yawe uyikuremo, imodoka uyisiga uyifunguye. Radio yawe nta wayikoraho, nta wakwiba. Kandi nanone ibyo byose nabyo ugomba kubikontorora mbere yuko uva mu kinamba, ugakontorora radio yawe niba ari sawa, ukabuza ibimenyetso bya radio yawe, ukabuza ibimenyetso by'ibintu bishobora kwibwa mu modoka yawe, ukabuza amatriangle yawe niba arimo, amakizimyamoto yawe niba arimo, ukamenya reserve yawe uko imeze, ukamenya kila kitu cote usize mu modoka, ukanabibwira umunamba, ukabatira ibintu gusigiye nibi kandi ndashaka umutekano w'imodoka yanjye. Ugafata kontake ukagenda, imodoka ugasiga iranga ifunguye kugira ngo aze gukoramo amasuku imbere, kuko ngira ngo igituma ubundi musiga kontake muzisiga kubera ko mushaka ko ngo umunamba aza gufungura akajyamo indani. Ntacyo bitwaye, sigufunguye. Numara gufungura umunamba nawe akazi karakazi, ujye mu kazi kawe, kontake uyijyane. Kontake yawe nuyijyana, umunamba amaze gukora ibyo akora, aguhamagara kubwira ati noneho boss ko narangije gutunganya imodoka namaze kuyikora ka usafi. Sasa uhita ugaruka, numara kugaruka imodoka yawe uyatse, ukontorora ibyawe byose niba birimo, imodoka uyitware, cyangwa se mushaka kuyishyira kuri Simonis, ari wowe ubyikoreye marivaso yakore, aho izo manevre uzikoreho kugira ngo umunamba bijyemo. Umunamba akazi ke n'ubunamba, ntabwo umunamba ari umushoferi my friend. Abeshi bakunda kuvuga ngo abanamba ngo baza amamodoka, abeshi 80% 90% b'abanamba nta nakategori bagira, nta maperime bagira. Kumenya imodoka se ni iki? Nukuba Rwanda Traffic Police yaragwaye urwo ruhushya rukwemera ko ugomba gutwara imodoka kuko byemerewe. Uko wabuze ikintu kose ntabwo utabyemerewe, nta cyubuzi. Nubwo waba utazi gutwara ariko ufite uruhushya, ko biri kose haba ari ibyuzi by'ingenzi byatumye baguha urwo ruhushya. Okay. Sasa rero narebye ndavuga ati nakunze kujya mbagurisha amamodoka kenshi cyane, ariko sinabaha tuzatugerageza no kugenda tuganira, dukora ibiganiro bisanzwe kuko nzi kuganira, ndabizi mbyiziho. Tujye tureka guhuzwa no kuba imodoka gusa mugura mugenda muza mureba imodoka nashyizeho na postinze. So iyi channel yanyu ni channel nabashyiriyeho kugira ngo mujye muyiguriraho, ariko mugomba no kujya muyikuraho ubumenyi n'inyigisho, sibyo? Tuhakura amasengesho, ahangaha turahasengera, Imana ihaduhera umugisha. Niba rero nawe ari bwo bwa mbere ugeze ahangaha, mu by'ukuri uhava ukoze subscribe, niko kwiyandikisha guhagije gufatika, ukabubaye umunyamugisha, si ndio? Rero mu masaha ashyira mu masaha ya hafi, nibwo naje kubona ino nkuru, nayibonye ku itariki 9 mu masaha ya saa 8 après-midi, nibwo nahise ntekereza atireka mbigishe uburyo mugomba kujya mutunga imodoka mbaha, mugomba kujya mubana nazo. Ngira ngo iyi modoka uri kureba muri screen zawe, iyi modoka ni modoka iri mu bwoko bwa Yaris Sedan. Iyi ni 207. Iyi modoka nanakwibutsa n'ujya ujya kugura imodoka ujye ubanza unamenye niba hashback irimo, niba harimo airbag, sibyo? Urabibona ko uyu mutipe yagonze imodoka arayangiza pe, yayangije bishoboka, yayangije niyo mpamvu ubona ko airbag yahise inasohokamo. So ahanini ibi bintu ntabwo byaturutse ku bushake bw'iki bw'uyu munamba. Nkotorenge nkagenzura neza nkareba uko byaje kuba byagenda. Ishuro nyinshi imodoka z'ama automatique abeshi bakunda gukora ikosa rimwe, mujye munaryirinda. Hari ukuntu umuntu
ubundi niba wapanze guhagarara ahantu uba ugomba gukontorora mbere yuko ugera aho hantu hasigaye nka metero nka 200 ugatangira kugenda gake, ugatangira kwitoza guhagarara, ukimenyereza guhagarara, kubera ko hari igihe ugenda wirukanka uzinga ugiye gukora ibintu ngo bya danje ngo uzimodoka ikarangira uko zirikosa ngiye kukubwira. Ndarivuga mu kanya, ndarikubwira, kandi abantu benshi mutwara amamodoka murasanga irikosa rijya ribabaho mwese mugatungurwa, ari naryo rishobora kukuviramo urupfu, rishobora kukuviramo kwica abantu, rishobora kukuviramo accident ubwoba, kwangiza iby'abandi. Ikosa rishobora kuba ndaje ndikubwira, ni naryo kosa nge nkotore uko nabibonye uyu munamba yakoze, kugeza ubwo yambaye abantu arabagonga. Si bivuze ko uyu munamba atarazi gutwara, ahubwo akamenyero gake. Ndaje ndakubwira ikosa yakoze. Nukuvuga ngo iyi mpanuka ntabwo navuga ibintu byinshi, sinasubiramo ibintu byinshi kuko mwagiye mubibona hirya no hino. Ni nkuru abantu bazikozeho benshi cyane, BTN papi yayikozeho, mwabonye ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bikora ino nkuru mu buryo bugiye butandukanye. So rero abatabizi reka mbasubiriremo ukuntu byaje kuba byagenda. Uyu muntu yafashe imodoka yijyana mu Kinamba, ayijyanye mu Kinamba akora ikosa, asiga kontake. Bimwe nababwiraga, amaze gusiga kontake ziwe arangije arigendera, imodoka arayisiga. Mu kugaruka abaza manager w'Ikinamba, abati imodoka ko ntayibona. Manager atangira guhamagara wozaga imodoka, asanga imodoka yagiye bayitwaye. Noneho manager atangira guhamagara wa mujene amushyiraho pressure, amubwira ati zana imodoka y'abandi nawe urabyumva, kujyana imodoka namubwira nabi imodoka watwaye iki niki. Abenshi babikomoje bavuga ngo manager ashobora kuba yamuhamagaye na pressure namutuka amubwira nabi, jene nakaza ahita afata gahunda yo kumugonga avuga oya ntago ariko bimeze. Ndakubwira impamvu. Sasa uyu mukoboyi, uyu mutipe arangije imodoka yari yayitwaye muri gahunda ziwe. Abenshi muravuga no kurya iminyenga n'iki niki, nibyo koko, ariko hari ukuntu nyine umuntu abona imodoka akavuga ati ifite priority ihagije, reka njye kwiyemera no ku bantu mbereke ko nzi gutwara akamodoka. Mu mihanda y'i Kigali ibamo traffic police, nta ruhushya rwo gutwara ikinyabiziga ufite. Nta mujye munabanza munakontore. Hari n'abantu nanjye njya kugurira nk'imodoka, nka nyiri imodoka akambwira ngo nkicara mu modoka nkese uko mbyumva, nka testinga, nkayigendana, umukira nkamushimira iki niki. Nyiri imodoka nkabona ntambaje ngo zana perime mbanze ndeye imbere ko nyicarira kuri vola. Iryo ni ikosa mujye mubikora. Kuko na Kigali irimo abakomisiyoneri benshi cyane batwitirira, benshi umukomisiyoneri ugasanga abantu babaye abakomisiyoneri nta kategori bagira, ntibazi no gutwara imodoka, kaza kese yagutyo gusa agukubitanye n'umukiriya hasi se. Mujye mukora natwe abanyamwuga, kandi nanjye ntabwo ngusabye kugira ngo njye nicara mu modoka yawe njye kuyereka umukiriya kabanje ngo nyake perime. Narayitaye sinagiye kuyigwatira se, mbaye se ntayifite. Ibyo mujye mubikontorora cyane umunsi ku wundi. Uyu mutipe rero imodoka yese agenda ajya kuratira abantu ati ngiye doze gutwara imodoka ya iki niki. So nyiri imodoka aje arayibura, niko kumuhamagara, ahamagarwa na manager we. Mutipe aza yirukanka, imodoka arayizana. Akimara kuza ageze ku Kinamba, murahabona neza mu Kismeti hafi aho ngaho haraganda kasasenike gasoka kareba muri stade aho bita kwa Mutsinda Shyaka, ngira ngo murahazi. Mutipe yinje hara muri wa muhanda, birumvikana ko speed yari afite ari guturuka aho yaravuye muri wa muhanda munini uri principal, ntabwo ariyo yakatanye, byanze bikunze yagabanyije umuvuduko. Yinjira hara muri ya mihanda byanze bikunze ariko umuvuduko muke, nubwo wenda yaba yihusemo, ariko hari manevre zahakorewe zitakwemera kwirukanka kugendera muri 60. Sasa icyakurikiyeho habayeho kumva, urumva yaracanye amatara maremare, habayeho kumva imodoka yirukase isekura ikintu, habaho rusaku, agonze umumotari ari kumwe n'umugenzi, bagwa hasi, ariko bo ntiyabagonze imbere, ameze yabakubisa amashuka baragwa. Noneho ryakosa sasa nababwiye ko ngiye kubabwira, kandi murasanga benshi murikora. Izi modoka z'ama automatique urabizi ko ni imodoka zigira pedale ebyiri, pedale y'umuriro na pedale ya feri, izo zombi zonyine. Hari n'izindi z'ama automatique zigira pedale eshatu, ariko iya gatatu ikaba feri yamu ntahihurira. Urugero nk'ama Hyundai Santa Fe, urugero nk'ama Pius, hari imodoka nyinshi cyane zigira pedale hariya, zigira feri yamu ya pedale. Sasa imodoka yaratwaye yari sedan, ni imodoka ifite pedale ebyiri.
izi modoka ziba zifite cyangwa se imodoka z'amaautomatique hafi ya zose pedali ya bande ya feri amareka tuyikuremo. Hari pedali ya feri hakaba n'umuriro, sibyo, agiserateri na feri. Izo pedali zombi ko ari ebyiri abantu bakunda kuzibeshyaho cyane, bakunda kuzikoreraho ikosa rikomeye. Ari byo naherekane nkubwira n'ujye ushaka guhagarara ujye ubanza ubitegure muri metero 300 uvuga ati ndaza guhagarara tayari natangiye gukofirima pedale ndibuze gukoresha ubyitegure. Hari abantu biruka nk'abari mu marushanwa cyangwa se muri kurusi agashaka kwemeza abantu ngo ndahagarara ako kanya dirigite imodoka ndayifungiraho. Oya, mu ma automatique ntibibaho. Buri automatique zikunda ni imodoka nziza ariko nanone zizana ibindi bibazo, kuko ni imodoka kubera ko zikoresha akeshi zigutera ubunebwe. Abantu benshi baba bafite ubunebwe bwinshi. Urona manuel ni imodoka kugira ngo uhaguruke uritegura, no kugira ngo uhagarare uba ugomba kubitegura. Manuel rero ntibinashoboka ko wahagarara utiteguye nko muri metero 300 cyangwa 400. Nuvuga ngo utangira gupangura, utangira kugenda utegura fresh kila kitu cote, ukoresha ambriage, ukoresha feri, ukoresha revue de vitesse kuri boîte, ukoresha ibintu nyine bigiye bitandukanye. Manuel nuvuga ngo ni imodoka utatwara ngo ugira ubunebwe. Ibibaho ko kugize ubunebwe ntiwayitwara. Igusaba gukora. Automatique rero yo kubera ko abeshi bazitwara zibahindura abanebwe. Ni imodoka nyine utagenda ukirana nayo, ni imodoka ushaka gutwara ugasinzira, sibyo? Nibwo ubundi bwa automatique. Sasa rero hari ukuntu wumva nyine ubwo bunebwe ukibufite ugashaka kuza guhagarara ugeze iyo ujya, ukihagira ukanya ugahita uferina. Ibyo bintu rero keshi cyane abantu bakunze kubikora. Yagera agiye guhagarara ku kanya, agipanga guhagarara agafata pedale yo muri zikafashe feri. Urebye neza ino manuka ukuntu yagenze, ukuntu byabayeho, kuko ahantu yagongeye uno motipe na ahantu hafi neza ubona ko yari yanageze ahajya. Ntabwo yari kwirukanga ngagume yirukanka kuriya ariko ubona imodoka imbere ze ari buze gusekuraho, sibyo? Ntabwo yari kwirukanga umuvuduko yari afite kandi ari mu marembo yahagiye, sibyo? Nuvuga ngo ikintu cyabayeho cyo kutamenyera kakamenyero gakeya. N'abantu benshi banamenyera imodoka bakunda gukora iryo kosa, ushaka guhagarara aho ngaho ukihagira ako kanya. Nibyo byabayeho uyu mutipe, kubera umuvuduko yari afite yagiye yikanga uwo mumotari wari kumwe n'umuntu, amaze kumukubita amarotovize yamaze kugwa. Tipe noneho kwa guhungabana no gushaka guhita afata feri, deja ahita yagisera afata kuri agiserateri. Ubona pedale n'ebyiri zinegeranye, bisaba nyine kuba ufite experience muri ibyo bintu. Wese akora iki? Yahise afata pedale y'umuriro, yafasha agiserateri mu rwego rwo gufata feri. Urumva deja feri urabizi neza ugiye gufata feri bigusaba gutsikamira kandi ukagezayo. Umuriro urabizi ni ugutoneka akantu gake cyane. Akeshi rero iyo ufashe agiserateri wirengagije ko nako wibeshye kuri kari feri ufashe, kubera ukuntu uhita utsindagira cyane ako kanya ikirenge, nuvuga imodoka ifata umuvuduko ku rwego ruri hejuru. No kutamenya imodoka ugashaka gucanganyikirwa n'iki, abeshi hari n'igihe atashaka kureba hasi muri vola, urumva ubuta equilibre. Nibyo byabaye kuri uyu mutipe, ahita agenda. Impamvu ubona haje mu muvuduko ngana kuriya, nta buryo aha hantu hameze gutya harambuti yaje habara amamodoka menshi, amasaro haraba agete y'abacuruzi bagiye batandukanye, amamodoka ari gusohoka mu maparkingi. Nta bundi buryo bwabaho bwo kuba wavuga ngo ufite umuvuduko uri bugenda ukagonga abantu kugeza ubwo imodoka imenagurika, uri kumva kapo yose ikamena igashwanyuka muri moteri, imodoka ikazana ibibazo kugeza ubwo iya bag isohokamo. Nukuvuga ngo yafashe agiserateri ayitsindagira rimwe icyarimwe ku kanya, biza kurangira acanganyikiwe. Abeshi iyo uzi imodoka twese rega bitubaho, ariko hari ubundi buryo uhita ubikavaringa nk'umushoferi, ukumva umuriro ufashe ntabwo usanzwe, deja ugature kura ako kanya ariko ukaba hafi ya feri, ugahita uferina. Akesha n'igihe nyine yuri umushoferi ubizi ubona ko wafashe umuvuduko wahambaye, uhita unafata feri yamukayikurura kugeza ubwo nyine uwo muvuduko utageza nubwo wagutunguye nawe ugahita utunguza ubundi bwenge bwawe n'ubuhanga, bikarangira
so agisida uyirinze. Rero nk'umuntu utazi imodoka inshuro nyinshi, ibyo bintu bikunze kubaho mu mamboteyaje. Umuntu yajya gufunga kubera ko yari afite ku muriro, yajya gukoraho umuriro ngo afate feri, akibagirwa agahita afata umuriro, agahita ashiduka agonze mu mabuno y'imodoka ya mugenzi we. Murabizi mu mamboteyaje, buriya mu mamboteyaje nubwo benshi batajya babivuga, nibwo buryo bagungamo. Uzabe muri mamboteyaje ariko ujya kubona umuntu bamugonze inyuma. Umuntu ugonze inyuma inshuro nyinshi ntabwo ari uburangare, ahubwo inshuro nyinshi ajya gufata feri azi ngo ni feri, agakandagira ku muriro, tayari w'imbere yakaba aramusekuye. Nibyo byabaye kuri uyu munamba rero. Ibi ngibi ubona ni ikosa ryabayeho ryo kutamenya imodoka, ariko rikaba ari n'ikosa ryabayemo mu kwibeshya, rikaba ari n'ikosa ryabayeho rikozwe na nyiri Kinamba na manager w'Ikinamba, nubwo yitabye Imana imuhiruko ridashira, rest in peace. Ni ikosa ryabayeho rikozwe n'uwasize imodoka, uko gusiga imodoka muri parking mu Kinamba ugasiga kontake. Iryo ryo ni ikosa muryirinde n'undi munsi n'undi n'ikindi gihe, n'undi muntu wari we wese. Yewe narakugurishije imodoka nkaza ngasanga kontake iri mu modoka wigendeye, nahita menya ko imodoka naguhaye utazi ibiye. Imodoka n'amafaranga bro, nta gaciro kenshi ugenda mu mafaranga. Rero iyo ugeze ku rwego rwo kwakira igihombo nka kiriya, uretse urugero nka Serasi, ushobora kuba udafite aluminium, Serasi kugukorera imodoka kuriya, imodoka ibagize ubusembwa. Narabikubwiye, imodoka igonze warayiguze miliyoni 10, miliyoni enye zitazivaho, zitazivaho. Uko wayikora kose pa kuba yaragonze, imodoka iba yahombye. Kandi ndahamya neza ko ishobora kukugurira imodoka nshya, ntago bakugura imodoka nshyashya. So rero ntabwo impamvu mva ndi gufokasinga ku modoka, nuko ariyo business nkora mu Rwanda. Mwese mbacuruza amamodoka, bagurisha amamodoka, ndi umuhuza w'abakire, abakire n'abanyamafaranga n'abanyamamodoka n'amazu byose. So ujye umpamagara kuri 0787941412. Nuba uri umukiriya, nushaka kugurisha imodokari yawe, nushaka kuyigura, ushaka kugurisha inzu yawe, ushaka kuyigura, niyo nimero wampamagaraho 0787941412. Gusa rest in peace, Imana yakire uyu mujene, yarakiri muto kabisa, niwe manager wa kino Kinamba. Iki Kinamba ngira ngo benshi murakizi. Umujene yari manager wacyo, yaramazemo n'iminsi kabisa. Binavugwa ko ari uwo Munamba na manager w'iki Kinamba bose ari abafamily ba nyiri Kinamba, niko mbitekereza, kuko ari amakuru nyine ni hafi yo ku kazi. So ikindi mugerageze mwitwararike, nujya ugura imodoka, sibyo, ujye umenya ko uguze igikoresho cyakwica, kandi kikica kitakuretse nawe cyakwica. Ujye umenya ko uguze igikoresho cyagukiza, cy'umunezero, cyagufasha. Byose ubiteganye, ariko ushyire mu bwenge. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana rirabivuga. Imana yadushyize icyiza n'ikimbere ngo twihitiremo, kandi ibyo tuzahitamo byose tuzabikoresha mu bwenge bwacu. Yaduhaye ubwenge rero ngo twihitiremo, tubukoreshe uko bukwiriye. Niba ufite ubwenge ukagura imodoka, gutubura ubwenge bwo kurinda imodokari yawe, mugerageze rero. Imana nibaho umugisha shuti bakunze Imvura TV. Nge nitwa Mr Peace, ishuti y'abanyamugisha. Ninge CEO w'Imvura TV, ninge munyamugisha mukuru. Imana yasize amavuta, ariko nawe uri umunyamugisha ufite agaciro. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, uri umunyamugisha ufite ubuzima buzima, uri umunyamugisha ufite amahoro, uri umunyamugisha ufite umutekano, uri umunyamugisha ikindi nanone ubayeho neza muri iyi si. Ikindi kirenze ibindi byose, uri umunyamugisha ufite ubugingo buhoraho. Niba udukurikirana umunsi ku wundi, nzi neza yuko ukora ibyiza kandi iby'Imana yifuza, iby'Imana ishaka. Niyo mpamvu mpamya neza rero yuko na nyuma y'ubu buzima uzakomeza kubaho iteka ryose, kubera ko uhoraho dukorera azaduhesha kuhoraho, sibyo? Buriya nujya ugura imodoka, nanjye ujye umenya yuko winjiye mu isi y'abanyamugisha kandi mu isi y'abanyamasengesho. Gusenga biradufasha mu buzima busanzwe. Ikindi kandi nanone kubaho biraryoshye. Nidutakwifuza kuzabaho se no mu bundi buzima burenze ubuno nubwo muri iyi dunia. Ibyo byose rero tubihabwa nande na Nyagasani. Icyo dusabwa no kumwubaha, no kumusingiza, no kumurata, no kumwemera iteka ryose.